Nongeye kubasuhuza abakunzi b'Isoko y'Ubumenyi TV. Nk'uko bisanzwe rero ni Teacher Sam, nari ngarutse ngo nanone dukomeze amasomo yacu nk'ibisanzwe. Uyu munsi turakomeza twiga n'isomo ryo guhaguruka ahantu haterera. Mwakurikiye neza amasomo yabanje, aho twahagurukiraga ahantu hatambika, aho twahagurukiraga ahantu hasa nk'ahamanukamo gatoya. Ibyo ngibyo ndakeka mwarabikurikiye. Ubu ngubu rero tugiye kwiga guhagurukira ahantu haterera. Nk'uko mubibona rero imodoka yacu iparitse ahantu hasa nk'ahaterera cyangwa se haterera. Wakibaza ngo umuntu yashatse gutereza imodoka ko abenshi zibasubirana inyuma. Ese wowe bikora gute? Tubwire muri comment uburyo bigenza kugira ngo uhagurutse imodoka yawe. Ariko nanjye nicyo mbereho hano ngo nze nkwereke uburyo duhagurutse imodoka, cyane cyane imodoka ya manuel, kubera ko ikunze kugora abantu benshi mu gihe mugiye guhaguruka muri ambutiyage se, muri ahantu haterera se, mutwayemo abantu mu modoka cyangwa se ibintu. Akenshi na kenshi bikunze kubananiza guhagurutsa imodoka. Narinje rero ngo mbigishe isomo ryo guhagurutsa imodoka ahantu haterera, kugira ngo nawe ubashe gutwara imodoka itagusubirana inyuma, cyangwa se ufite ubwo bumenyi bwo kuba wahagurutsa imodoka koko aho hantu. Mukurikire rero nimucikwe isomo ry'uyu munsi. Nabashima uburyo mwakurikiye n'amasomo yahise, ubwo rero mukurikire n'iri niribacike kugira ngo ubwo bumenyi nawe uyu munsi ubutahane. Nk'ibisanzwe rero murabona ko sentire yanjye namaze kuyambara. Nk'umuntu ugiye gutwara imodoka wese ngomba kuba nambaye sentire. Ikindi imodoka yacu iri ahantu hamanuka, ubanza gukandagira feri, ntabwo ubanza gukandagira amburiyaje. Ubanza gukandagira feri, ugashyiraho ikirenge kuri feri ukayikandagira, kubera ko twaparitse imodoka yacu ahantu hagize ahantu hamanuka. Wamara gukandagira feri ukabona gukandagira amburiyaje, ukayigeza hasi ku itapi ikagerayo. Ukimara gukandagira amburiyaje ndetse na feri, urabona ko hasigaye ikirenge cy'umuriro. Arangiza ukaza ukatsa imodoka yawe hano. Murabona ko imodoka yanjye namaze kuyatsa. Imaze kwatsa imodoka rero ushyiramo vitensi yawe, ushyiramo vitensi ya mbere. Hano turi puwemoro, twabonye ko vitensi ya mbere uyegereza wowe nk'umushoferi, warangiza ukazamura wiyegereje. Iyo ni vitensi ya mbere. Warangiza ukaza hano kuri feri yame ugaterura gatoya. Harimo akantu gato k'agafizike ko guterura. Utazakanda wakumva nibimanuka ugashaka gutsindagira ujyana hasi. Oya, usa nk'uteruramo gakeya. Aka kantu gakeya ugomba kugateruramo, warangiza ugakanda ino buto ukabona kumanura. Utakanze iyi buto ntabwo iyi feri yamu ntabwo ishobora kumanuka. Warangiza rero n'umuntu ugiye guhagurukira ahantu haterera, ukaregera imodoka yawe ukazamura. Murabona ko ndimo ndazamura kuri amburiyaje gatoya. Abantu muzamura amburiyaje muhita mushikuzaho gutya ntabwo birari byo. Amburiyaje yawe iyo wamaze gushyiramo vitensi ntabwo uba ugomba kwizamura gutya. Iyo izamuye gutya imodoka ihita ikuzimana. Ahubwo iyo ugishyiramo vitensi yawe noneho ukajya kuri amburiyaje kuzamura, uzamura akantu gato gatuma ureba ukuntu ikirenge cyanjye kirimo kirazamuka. Ikirenge cyanjye cya amburiyaje murabona ukuntu kirimo kirazamuka. Ndazamuraho gatoya numva uburyo imodoka ititiramo. Ahangaha namaze gutitiza imodoka yanjye. Nindangiza ndavana ikirenge cyanjye kuri feri, tugende dukore ku muriro. Fate kariro gakeya, nurangiza urekure ka amburiyaje nanone gatoya. Murabona ko imodoka yacu yatangiye guhaguruka igenda. Tugiye kongera duhagarare, twongere tubikore. Twabonye ko dushyira amburiyaje hasi kugira ngo imodoka ihagarare, ugafata feri. Washaka guhaguruka urongera ukazamura kuri amburiyaje gatoya, ukazamura amburiyaje gatoya ako ngako. Warangiza ukavana ikirenge cyawe kuri feri ukakijyana ku muriro, kuri pedale y'umuriro yahari iburyo. Ukavana ikirenge kuri feri ukakijyana ku muriro. Warangiza imodoka yawe ikahita ihaguruka. Uhita ufata akariro gakeya nanone ukongera ukarekura amburiyaje akantu gatoya. Tugiye kongera duhagarare twongere tubyige.
tumanura amburiyaje iyo tugiye guhagarara. Amburiyaje ndayimanuye nkafata kuri feri. Murabona ko imodoka yanjye ihise ihagarara. Ngiye kongera nyihagurutse nitonze, n'ubundi ndaregera kuri amburiyaje, ndarekura kuri amburiyaje. Kuregera nyine ni ukurekura kuri amburiyaje. Ndarekura kuri amburiyaje gatoya, imodoka nyititize. Nimara kumva ko imodoka iri gutitiramo gatoya, ndavana ikirenge cyanjye kuri feri nyijyane ku muriro. Uku nguku murareba ukuntu ikirenge cyanjye kibanguka. Babantu mujyana ikirenge gake gake, ntabwo ari byo, kandi mukamenya ko umuriro uhita urambikaho, ntabwo uhita umanura umuriro wirukanka. Tugiye kongera duhagarika imodoka. Turacyari guhagurukira ahantu haterera, mbibutsa ko ariryo somo dufite turi kwiga uyu munsi. Tugiye kongera duhagarare. Imodoka twayihagaritse nanone, tugiye kongera duhaguruke twitonze. Twabonye ko turekura kuri amburiyaje gatoya, imodoka tukayiregera tugasa nk'abayititiza. Twarangiza tukavana ikirenge kuri feri tukakijyana ku muriro, kandi umuriro uhita ugenda ugafataho akantu gatoya, ntabwo uhita ugenda ngo ukandagire ibintu byinshi. Bantu mugenda mugakandagira pedale y'umuriro ikahita igera hasi, ibyo bintu ntabwo ari byo, kuko muba muri kwangiza. Ayo ni amakosa no kuba warize nabi. Tugane tukwigisha imodoka neza, ubashe kwiyungura ubumenyi ku modoka, ube umuhanga mu gutwara imodoka cyane. Tugiye kongera tuvana ikirenge kuri feri tukijyane ku muriro, duhagurutse imodoka. Ibisanzwe murabona ko nanone imodoka yacu turayihagurukije, turagiye. Tugiye gukomeza rero akagendo. Urabona ko tukiri guterera, ubona nta yindi vitensi twemerewe gushyiramo, kubera ko imodoka yacu iracyarimo guterera. Ariko buriya nitumara kugera nk'ahantu hatambika, turashyiramo indi vitensi kugira ngo imodoka yacu ibashe kugendera ku muvuduko ukwiye aho hantu igeze. Ibigomba kugendana n'umuvuduko ikwiye kuba ifite. Ntabwo ahantu haterera, ntabwo ushyiramo indi vitensi, aba ari rimwe ugaterera. Tugiye gukata iburyo, nshyizemo ikinyoteri cy'iburyo. Nindangiza ndahagarara, kubera ko ngeze mu masangano y'imihanda. Mbanze ndebe haruguru ndetse ndebe no hepfo, menye neza ko nta kinyabiziga kiri kuvayo. Nindangiza murabona ko hepfo nta kinyabiziga kiri kuvayo, kandi akaba ariho ngiye kugana. Ubu ngubu ngiye kongera amaguruka ibya bindi kwa kundi bimwe bisanzwe. Ndaregera amburiyaje gato, nindangiza afate ku muriro. Nkate nza mu mukono wanjye, mbibutsa ko uko buri gihe tugendera iburyo, ntabwo tugendera ibumoso. Urabona ko twageze mu muhanda mwiza. Rero ngiye gushyiramo izindi vitesi nazo twize. Namanura amburiyaje, nshyiremo kabiri, nindangiza afate ku gaferi. Afata ku gaferi gake gake, kubera ko imodoka yanjye iri mu muhanda muzima. Ndashyiramo na gatatu, mvuye muri kabiri shyizemo gatatu. Ndarekura amburiyaje gake gake, nindangiza ngumane agaferi gake gake, kuko ndi kumanuka. Bakunzi rero ba Isoko Bumenyi TV, tubashimira buri munsi uko mugenda mudukurikirana. Mbasaba kujya mutera komenti kenshi, mutubwira ibintu byacu. Niba mubyishimiye, turabemera, mujye mukomeza mudukurikire cyane. Natwe turajya tubahereza ubumenyi bwa buri munsi, umunsi ku wundi, kugira ngo mubashe kuba mwagira indi ntambwe mutera mu bijyanye n'ibyo gutwara imodoka.